Wari uzi ko ibyo tubwirwa ko ari imigani mpimbano ntekerezo ku bigirwamana by'Abagiriki mu Bugiriki babyiga nk'amateka y'ibintu byabayeho mu gihugu cyabo? Mbese wari uzi ko amafilime yose akinwa kuri Titans agaragaza abantu bafite ibaraga bidasanzwe? Wari uzi ko aba ashaka kuvuga za ntwari za kera dusanga mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 6 umurongo wa 4? Ijambo Titan risobanuye ikintu cyangwa umuntu w'igihagararo kinini cyane w'igitangaza kandi ufitanye isano n'Imana, Imana zamanutse. Ijambo Nephilim tubona mu Itangiriro 6 ryo risobanuye abantu banini b'ibyimanyi batangaje no kubabona gusa kandi b'intwari cyane. Dushingiye ku busobanuro bwombi bw'aya magambo, tubona ko nta kabuza Titan ari impuzanyito y'ijambo Nephilim tubona mu Itangiriro 6. Ibyo bigahita binadufasha kumva impamvu mu Bugiriki ibyo benshi twita imigani mpimbano babyiga nk'amateka y'ibyabaye mu gihugu cyabo, ariko ntibakoresha amagambo yo muri Bibiliya nk'uko dusanzwe tuyazi. Muri Septuagint cyangwa se Bibiliya yasemuye mu Kigiriki mu kinyejana cya 3 n'icya 2 imbere y'ivuka rya Kristo muri Alexandria, ijambo rikomoka mu Giheburayo Nephilim mu Kigiriki bagise Gejins, aribyo Titan mu mateka y'Imana z'Abagiriki uyu munsi. Ijambo ry'Imana riratwerurira rikatubwira ko mu ijuru nta gushyingira no gushyingirwa bibayo, ko ahubwo abantu bazabe bameze nk'abamarayika. Ariko rero Imana z'Abagiriki zo siko zimeze, kuko zo zifite abana, abavandimwe ndetse n'ababyeyi. Dushingiye kuri iki, biroroshye cyane kuvuga ko bari abantu b'ibitangaza bafite ibaraga tubona mu mateka y'Abagiriki bitwa Imana zamanutse atari bo nyirizina bamanutse, ko ahubwo ari urubyaro rwakomotse kuri genetic manipulation y'abamarayika baretse ubuturo bwabo bakaza guhura n'abana b'abakobwa nk'uko biri mu Itangiriro 6. Imanakazi Diane y'Abaroma ni Arutemi mu Bagiriki, ikaba yari mushiki wa Apollo, ikaba umukobwa wa Zeus. Mu nyandiko yabonetse Baalbek hari handitsemo aya magambo: nyuma y'umwuzure ubwo Nimrod yayoboraga Lebanoni, yohereje amaji ya kongera kubaka igihome cy'i Baalbek cyari cyarubakiwe Baal, imana y'Abamowabu basengaga izuba. Hari inyandiko zigaragaza ko uzwi nka Apollo mu nkuru z'Abagiriki ari we Nimrod, bityo kuko Diane cyangwa Rutemi yari mushiki we, kandi Imanakazi Diane ikaba ifite cyane cyane aho ihuriye n'ubuhigi, ukwezi no kubyara n'ibindi, biroroshye cyane kubona ko uyu witwa Diane mu Baroma, Rutemi mu Bagiriki yari nyina akaba n'umugore wa Nimrod, Semiramisi wari uzwi nka Ishtar muri Mesopotamiya, akitwa Isis muri Egiputa n'ibindi byinshi bitewe n'igihugu. Mbese byaba ari uruhurirane ko na Apollo yari umuhigi mu nkuru z'Abagiriki kandi Nimrod ijambo ry'Imana ribyerura ko yari umuhigi w'intwari? Iyi mpanga ya Apollo cyangwa se uyu mugore wa Nimrod mu bihugu byari mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Aziya bamwitaga Start, akitwa Inanna mu Basumeri, muri Afurika y'Amajyaruguru akitwa Tanith, aribyo bisobanuye isura ya Bari. Mu Banyakanani bamwitaga Ashtoreti, akaba ari nawe umwami Salomo yaje gukorera mu busaza bwe. Muri Amerika kuri Capitol hari ifoto ye, ariko ho bamwita Columbia, ari by'Ishtar, Isis, Diane n'ibindi. Mu mico myinshi uyu mukobwa cyangwa uyu mugore yitwaga umwamikazi w'ijuru, ndetse ni nawe mwamikazi wa Afurika dusanga mu ndirimbo Ibisiza n'Imisozi. Ariko rero bamutwerereye Bikira Mariya nk'uko muri Amerika bamushambagije Columbia. Mu by'ukuri nta mwamikazi w'ijuru ubaho nka nyina cyangwa umugore w'Imana, ahubwo izi Imanakazi ni ibyimanyi byakomotse ku bamarayika baguye, hagati yabyo bikagenda bibyarana nk'uko abantu nabo bagenza. Aba Nephilim, Cronus na Ray babyaye imana zizwi zo muri Olympia nka Hera, Demeter, Hestia, Poseidon, Hades na Zeus. Nephilim kazi Leto yari umukobwa wa Croesus na Phoebe, akaba ari we mama wa Apollo na Arutemi,
Arutema akaba ari uzwi nk'umwamikazi w'ijuru binyuze mu kubyarwa na Zeus. Ahari uzi inkuru z'Abagiriki yangisha impaka avuga ko Zeus yari umumarayika kuko yitwaga imana y'ikirere yamanukaga igasambana n'abagore. Ariko se ni hehe mu byanditswe tubona abamarayika babyarwa bagakura ndetse bagapfa? Nta na hamwe. Ariko Zeus we yaravutse arakura, nyuma ahishwa ku kirwa cya Crete ngo se Cronus atamurya. Muri izi nkuru zabo bagaragaza ikura n'urupfu rwa Zeus nk'abandi bose. Ngo yavukiye Naxos ku musozi Dicta, akurira ku musozi Ida, kandi amateka y'Abagiriki anavuga ko igituro cye kigomba kuba giherereye ku musozi Jupiter. Imva ya Zeus ni nyina wayicukuye kuko se we yashakaga kurya iyo ntumbi, kuko aba bantu bari ibisahiranda mu buryo bukomeye ku buryo byaryaga ntibihage, ndetse n'uwapfuye bikumva ko kumushyingura ari ukujugunya inyama. Ubwo se tukiri aha, inkuru ya Ngunda cyayifata nk'umugani cyangwa ahubwo ni amateka y'ibyabaye mu Rwanda? Aho Ngunda ntiyakomokaga kuri generic manipulation y'abamarayika baguye neza nka ba Zeus na Arutemi? Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye bamuzanira n'inzoga. Koko rero niho yari akigera mu mahena yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza, imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufa, byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka, yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko amaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye, nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba, agenda yibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Nyamara mu isi nta megani ibamo, ahubwo ukuri kuratangaje kuruta izi nkuru batubwira ko ari impimbano. Benshi bazarira bahekenya amenyo kuko uyu munsi bafata Kristo nk'umugani, kandi ari Imana yaje mu isi yambaye umubiri ikagendana n'abantu, hanyuma ikazamurwa ikajya gutegurira umugeni yakoye aho bazabana iteka. Nyamara kuba ntiyumvisha ukuntu indege yuzuye abantu ibasha kuguruka ikareremba mu kirere, ntibikuraho koko ishoboye kubikora. Birashoboka ko nawe ubumana bwa Kristo bukurenza ubwenge, ariko ntibimubuza kubayo koko. Icyama ukamwizera nk'umwana muto akagenda kwimenyesha buhoro buhoro.